Gucana inyuma ku bashakanye bimaze kuba icyorezo gihangayikishije ndetse kikaba ku isonga ku mpamvu z'isenyuka z'ingo. Kamaze ngusangize zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugabo wawe aguca inyuma. Ikintu cya mbere ni ukubura umutuzo. Urugo niho hantu hambere umuntu aruhukira. Iyo habaye impamvu rero ituma umuntu atakihabona umutuzo umutera kuruhuka, bishobora kuba impamvu ya mbere yo kujya gushaka ahandi, bikamutera no kuguca inyuma. Indi mpamvu ni ukubura ibyo yari akwitezeho. Umugabo ashobora kwibwira yuko umugore we azaza kwifuza kwe kose, nyamara bamara kubana ugasanga uko yibwiraga yuko uzamufata mu buzima bwa buri munsi nuko uzamushimisha mu buriri ndetse n'urubyaro ntabibone, bikamutera kujya kubishakira ahandi. Iyindi mpamvu ni agahararo. Indi mpamvu ikomeye itera abantu gucana inyuma ni uguhararukwana. Akenshi iyo abagore bageze mu rugo baricara bakarambya bakibagirwa uko biyitagaho bagiye guhura n'abakunzi babo, bityo guhora udashamaje nka mbere bigatera umugabo kuguhararuka. Gusa hari abagabo muri bo bahora bahindagurika bigatuma baharara cyangwa bahararukwa. Icyo ni ikibazo cyo mu mutwe, ariko kandi iyo usanze abaganga baramufasha bigashira. Reka noneho twinjire byimbitse mu bimenyetso byakwereka yuko umugabo waguca inyuma. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV. Muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Ikimenyetso cya mbere ni uguhorana umunabi no kutakwikoza. Nutangira kubona umugabo wawe uko atashye asigaye aza atavuga, n'icyo avuze ugasanga ni ugushihurana n'amahane, agatangira kuza ntawe yikoza, ahita yigira mu cyumba cyangwa afungura televiziyo, kandi ugashaka impamvu zabiteye ukazibura. Gira amakenga, yako ni agatara gatukura kerekana yuko ashobora kuba yatangiye kuguca inyuma. Ubwo tubikesha urubuga choosingtherapy.com. Icya kabiri uzasanga ari wa mugabo usigaye adakunda yuko umubaza ibibazo. Usanzwe abantu babana kandi bakundana usanga bishimira gusangira amakuru yimbitse yuko umunsi wabo wagenze, ibibazo cyangwa ingorane bahuriyemo, ibyamushimishije n'ibindi bintu bitandukanye. Ikindi kandi ni ibintu bisanzwe kuba wabwira uwo mubana ahantu werekeje ndetse n'abantu muri buze kuba muri kumwe. Ibi ngibi akenshi ku bantu bakundana rwose babisangira batiriwe banabibazwa. Iyo rero umugabo wawe atangiye kujya kubwira amakuru makeya, wanamubaza ibibazo ushaka kumenya byinshi byimbitse, ugasanga atangiye kubirakariramo cyangwa gucyaha kubwira yuko umubaza ibibazo byinshi, ukwiriye kugira amakenga yuko hari umuntu yaba yatangiye kujya asangiza aya makuru. Icya gatatu nk'uko tubikesha urubuga marriage.com ni ukuba nyamwigendaho. Mbere imishinga yose mwabanzaga kuyiganiraho, ingendo zanyu nyinshi no gusohoka byabaga ari umunezero, ariko ubu ngubu byose byararangiye. Usigaye umenya ikintu kuko cyabaye, nta kinezezwa no kugusohokana cyangwa kugutembereza. Nk'umugore w'umunyabwenge rero ukwiye gutangira ukagira amakenga, kuko ibi bivuze yuko nta mumaro uhambaye akikubonamo. Icya kane ni ugutaha ibicuku. Ubusanzwe ni wa mugabo wari usanzwe ataha kare, afite amasaha y'akazi adahindagurika, ariko ubu ngubu afite inama zidashira, gahunda n'abaguzi zitarangira, nyamara wari umuzi w'umuco wo gutaha kare. Birakwereka yuko asigaye yishimira kumara igihe kinini hanze y'urugo rwe, ndetse uko guhora ahugiye muri gahunda z'akazi gasobanutse, atarahindura inshingano ngo wenda byamutunze. Nta kibazo cy'ubukungu bwifashe nabi ngo wenda aragerageza kubuzahura. Menya yuko izo nama zimukerereza gutaha zishobora kuba ari ugufatwa bugwate n'undi wamwigaruriye. Icya gatanu ni ugushaka impamvu z'intonganya. Uzasanga ari wa muntu usigaye akuririza ibintu amakosa, ibyiza byose ukoze ntacyo ubibona, kugeza
ukumushimisha, kumwitaho cyane no kumukundwa akaza ntabwo bikimufataho, ahubwo ahorana amagambo yo kukurwanya gusa, ndetse atangira no kukwereka yuko arambiwe za sheri zawe z'urudaca no kumwegera cyane bikabije. Iki ni ikimenyetso cya gatandatu, ntakirambika telefone hasi ndetse akora ibishoboka byose ngo utayikoraho. Ubundi mu mubano uhamye kandi w'ukuri usanga buri umwe azi password undi muri telefone cyangwa no muri computer. Ikindi kandi usibye na password usanga abantu badakunze gucana inyuma rwose telefone zabo, bazisiga ahantu hose babonye badatewe ubwoba n'umuntu waba wayigwaho. Rero niba utangiye kubona umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe atakirambika hasi telefone ndetse wanagerageza kuyifata ugasanga ni ibintu bimurakaje cyane, ukwiye gutangira ukagira amakenga. Ikindi kandi niba ubona atangiye kwitaba akabona arahagurutse agiye kure, nabwo rwose uzamenye yuko harimo ikibazo, kubera yuko mu mubano w'ukuri ntabwo abantu bayishanya, ibiganiro byanyu byose nta muhezo burimo. Ikindi kimenyetso cya karindwi, yatangiye kuba umuntu wisha cyane. Mbere ntabwo yatinyaga kukubwira ahantu hose ari, ariko ngubu yatangiye kuhagira ibanga. Usanga gahunda ze zose yarazigize ibanga. Urugero, mbere niba yaravaga mu kazi akibwiriza akakubwira ati wenda ngiye muri gym, uzasanga ari ibintu byahindutse, yivire mu kazi akwihorera ishecekere nkaho nta cyabaye. Niba yatangiye kuguca inyuma rwose bizasa naho atagikeneye kuba kwinjiza mu mwanya we cyangwa n'ubuzima bwe, agakifuza rwose kumenya intambwe ze naho yaba yerekeje hose. Ikindi kimenyetso cya munani, uzumva ari kure yawe. Ese wari kumva umukunzi wawe asa naho ari kure yawe, gerageza kubimuganirizaho ugasanga by defensive, ashatse guhangana akavuga yuko rwose ibyo bintu atari byo. Uri mu rukundo rw'ukuri rwose, niba umukunzi wawe atangiye kujya kure yawe mu buryo bw'amarangamutima, ni ibintu uzahita wumva. Rimwe na rimwe bishobora guterwa n'akazi kenshi cyangwa no kuba afite ibibazo byinshi mu muryango, ariko ibibazo usanga ari ibintu biganirwaho hagati y'abantu bakundana. Iyo bisa naho ibintu mwabiganiye ariko ukabona nta kibasha guhinduka, ugasanga arushaho kuba kure yawe, byaba mu bijyanye n'uburyo bwo kumubonana ndetse no mu buryo bw'amarangamutima, umubano wanyu rwose watangiye kuzamo agatotsi. Ikindi kimenyetso cya 9, atangira kwiyitaho mu buryo budasanzwe. Abantu benshi rwose usanga bita bagaragara neza inyuma, bakora imyitozo ngororamubiri, kwambara neza n'ibindi bintu bitandukanye. Ibi rwose ni ibintu byumvikana ko nuzabona umukunzi wawe atangiye kwambara mu buryo budasanzwe kandi mu buryo buhutiyeho, kandi ugasanga yibanda cyane mu buryo agaragara ndetse atangiye no kwambara ibintu bihenze mu buryo butari busanzwe, uzatangire gutekereza yuko rwose ishyamba atari ryera. Iki ni ikimenyetso cya 10, uzasanga uburyo mwabonanagamo mu bijyanye no kubaka urugo buhinduka. Bishobora guhinduka gusaba yuko mwakorana imibonano mpuzabitsina mu buryo burenze ubwo mwari musanzwe muyikoramo, nk'uburyo bwo guhishira ibyo yari asanzwe abamo. Ikindi kandi ushobora kubona atangiye kujya ahindura igihe mwari musanzwe muyikoreraho, kugira ngo mu gihe yamaze kubikora hanze utaza kuba wabimubwira ngo mubikore kandi we rwose byarangiye. Ikindi kandi bishobora no kugaragara mu buryo azagabanya igihe mwakoraga ya mibonano. Urugero, niba mwayikoraga kenshi uzasanga bitangiye kugabanuka cyane, bigere naho rwose bitakibaho. Ikindi wabimenyeraho nuko azakubwira ngo mukore ubundi buryo mutari musanzwe mukoramo imibonano, kandi usanga rwose ari uburyo azi neza. Rwose ukwiye kuba wakwibaza ahantu yaba yarabyigiye. Tugana ku musozo, ko wakeka yuko umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe guca inyuma ntabwo ari ikintu rwose wakwifuza kuba wanyuramo, ariko ni ibintu bishoboka. Niba rero ufite ibimenyetso simusiga ndetse warakusanyije n'amakuru ahagije akwemeza yuko umukunzi wawe yaba guca inyuma, ukwiye kuba watekereza ku cyo ugiye gukurikizaho, ukicara rwose ugategura niba kubimuganirizaho, ukareba niba iyo mico yayihagarika, umubano wanyu ugakomeza. Icyo nagushishikariza ni uko icyemezo cyose wafata ari icyemezo cyaba kigufitiye inyungu, kubera yuko ntabwo ubereyeho kugira ngo ushimishe gusa uwo mukundana, ibyifuzo byawe n'amarangamutima bidahabwa agaciro. Tugeze ku musozi w'inkuru yacu uno munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije, nyabuneka kanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Ahasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.